yanditse turajya gusoma ahantu habiri. Turasoma mu butumwa bwiza koko bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 12 n'uwa 13. Hanyuma tuje gusoma mu rwandiko Paulo yandika abigalatiya ibice 5 umurongo wa 16 tuje kurangiza wa 25. Yego. Hambere mu butumwa bwiza koko bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 12 n'uwa 13 baravuga ngo ndacafite ibyo kubabwira byinshi ariko ntimubasha kubyihanganira. 13 uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga kandi azababwira byinshi azababwira n'ibyenda kubaho. Amen. Amen. Mu rwandiko Paulo yandika abigalatiya igice cya 5 duhere ku murongo wa 16 haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira kikare kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere niruba nirari zazo. Niba tubeshwaho n'umwuka tuje tuyoborwa n'umwuka. Amen. 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 Iri jambo ry'Imana tugiye kongera ku ryo twaganiriye ejo, ariko byose ni rimwe. Ejo twaganiriye ko umurimo wa mbere umwuka akora mu buzima bw'umuntu ari ukumwihanisha, akihana agatandukana n'ibyaha akaba yinjiye mu bundi buzima busha. Icyo gihe rero umurimo wa kabiri umwuka akora iyo amaze kugera mu muntu ni ukuyobora uwo muntu. None uwo muntu ntaba akigengwa n'ibitekerezo bye, ntaba akigengwa n'ibyifuzo bye, none akasigara agengwa n'umwuka. Umwuka akaba ari uyobora kuko aba yageze mu bwami bw'Imana. Yego. Nibyo tugiye kuganira kugira ngo umwuka aze muri twebwe, ature muri twebwe nk'umuyobozi. Kuko Yesu Kristo hano twasomye yabwiye abigishwa arababwira ati uko narifite byinshi byo kubabwira kandi nabifite rwose, ariko kuri uyu mwanya ntimubasha kubyihanganira. Ariko nyuma umwuka w'ukuri arapresiza, ntiyavuze ngo umwuka, aravuga ngo umwuka w'ukuri, kuko hariho n'umwuka utari uw'ukuri. Paulo yandikiye Abikorintho arababwira ngo si igitangaza marayika w'umwijima kwihindura marayika w'umucyo, kandi akaza agakorera mu bantu babwira ngo ni marayika w'umucyo nyamara ngo ari marayika w'umwijima. Yego. Ibyo birahari, n'ubu birahari. Hari imyuka itari y'ukuri, ariko Yesu Kristo aravuga ngo uwo mwuka w'ukuri uwo ni uzaza, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Haleluya. Amen. Kuri naza azabayobora kandi ngo abayobore mu kuri kose.
kuko umwuka ni ukuri n'aba abayobora mu kuri n'abayoborwa uwo mwuka bagendera mu kuri. Aravuga ngo niyo mpamvu icyo nshaka kubibabwira, ubu ngubu muracyafite imbaraga nkeya, ariko uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose. Amena. Niwo muyobozi wacu kandi niwo udufasha muri iki gihe turimo cy'iyi minsi y'imperuka. Pawulo yandikiye Abakorindo kuko ngo bamaze kumenya ubutumwa bwiza haje izindi nyigisho, zitari ukuri, haje izindi nyigisho zitari iz'umwuka. Ngo idini rya Judayizme ribinjiramo ritangira kuvuga ati nubwo mwamenye Yesu Kristo mukamwizera, ariko kandi hariho no gukurikiza amategeko ya Mose. Gukurikiza amategeko ya Mose ntibikunda. Ngo aba bantu birabanyeganyeza ndetse barabijamo ibintu by'umuhango byo gukebwa. Yego. Pawulo amaze kubyumva arabatumva bene data, nimureke iyo yindi myuka nimukurikize umwuka w'ukuri w'abayoboye kuva mwemeye. Amena. Ati kuko ukebwa no kudakebwa ntacyo bimaze. Ikigira akamaro nuko umwuka w'ukuri mwakiriye ari ubayobora, naho ibindi bishamikiyeho ni mubireke. Yego. Hano twasomye ijambo ry'Imana yavuze ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka. Yego. Kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko ngo nimutayoborwa n'umwuka icyo gihe muzayoborwa na kamere. Kandi kamere n'umwuka ngo bigirana intambara y'urudaca. Yego nokuri. Birwana ku manywa, bikarwana mu gitondo, bikarwana nijoro, bikarwana turyamye, bikarwana tubyutse, bikarwana iyo turi mu bukene, bikarwana iyo ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bwose kamere n'umwuka ngo bihorana intambara y'urudaca. Kandi ngo buri kintu cyose ngo gishaka ko aricyo kiganza umutima w'umuntu. Yego. Kuko umutima w'umuntu ngo niyo centre yose niwo muntu. Ni ukuvuga ngo tubwira ngo kuko ije ubugingo ni ukuvuga ko ubugingo bwacu buba mu mutima, kandi ubugingo bwacu bupfira mu mutima. Ubwo rero kamere umwuka nawe ugashaka ngo uganze umutima. Rero ngo Pawulo aravuga ibyo bintu bihorana intambara y'urudaca. Ni umugaba w'ubwami bw'umwijima, ni umugaba w'ubwami bw'umuco. Ati rero icyo mbasaba ni mureke muyoborwe n'umwuka. Haleluya. Muyoborwe n'umwuka. Kuko muri muyoborwa n'umwuka, uwo mwuka uzabayobora mu kuri kose, kamere ntizoba ifite umwanya muri mwebwe. Yego. Ni muyoborwa dore abayoborwa na kamere imbuto bera. N'abayoborwa n'umwuka nabo dore imbuto bera. Ati niyo mpamvu mbingingira kabahata k'itorero yakira ubutumwa bwiza, ni mureke umwuka ari ubayobora. Umwuka ubayobora ngo ntimuzokuriza kamere. Yego. Aravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara, ntiza yihisha, iragaragara. N'imirimo y'umwuka nayo iragaragara, nayo ntiza yihisha. Ati kuri ngo mwere imbuto z'umwuka, nuko ngo mumwemere uwo mwuka akaba ari uyobora, noneho kamere ikava. Kamere ntizishira, kamere zinanuka. Iyo umwuka w'Imana aturimo akagaza imitima yacu, kamere irananuka ikagira intege nkeya, ntibigifite imbaraga ku muntu.
yego ariko iyo umuntu ari mu ntege nke irya kamere irashibu yamara gushika akongera kandi agasubira muri bya bindi yavuyemo. Ariko Pawulo aravuga ngo nimwemere umwuka ari ubayobora. amena Aravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara. Iya mbere ni ugusambana. Cyo ni ikintu kitakihishe kigaragara muri iyi minsi, gikomeye muri iyi minsi, kirimo kiburanwa, ikintu kitoro. Aravuga ngo ni ugukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, ngo ni ugusenga ibishushanyo, ngo ni ukuroga, ni ukwangana urwango, yeme ni ugutongana, ni mbega ishari riri mu bantu, mbega ishari rikubiye mu bantu. Hariho inkuru izivuga ngo hariho umuntu yaje umugezi we yaje kumubwira ati icyo nkubwiye ubwira icyo usaba cyose ndakiguha, nusaba inzu ndayiguha, nusaba imodoka ndayiguha, nusaba inka ndayiguha, usaba icyo wumva umutima wawe ugutuma. ngo ariko icyo usaba ngo mugenzi wawe ngo ndakimuhereza inkubwe zibiri, nusaba imodoka umugenzi wawe ndamuha imodoka zibiri, nusaba inzu umugenzi wawe ndamuha inka zibiri. Uwo muntu ngo akaba agira ishari ry'ubu, atazamushaka atazamukenera. Waratekereza ati ndagira nti umugenzi ura muntu agiye kunamuka kandi binyuze muri jewe, ngo abwira wa muntu ngo icyo ntekereje ngo icyo ngusaba ati umene ijisho, umene ijisho nicyo ngusabye. Bivuze rero ngo namumena ijisho mugeze wega yombi bayanogora. yego Urumva icyo kintu ukuntu kiremereye. Umuntu asigaye ubona uwanyu abonye inzu ntusinzire, uwanyu abona iryo ni ishari riterwa na kamere. Iyo ni imirimo ya kamere. yego Araba ngo ni umujinya, ni amahane, ni ukwitandukanya, mbega ibice biri mu bantu, mbega kwireme ibice kuri mu bantu. Iyo mirimo yose ngo izanwa na kamere. Ngo ni ukugomanwa, ni ugusinda, ni ibiganiro bibi. Bibiri ziva mu kwirinda ikibi n'igisa n'ikibi cyose. yego Araba ngo ni ibiganiro bibi, ngo n'ibindi bisa bityo. Ngo iyo yose ni imirimo ya kamere. yego Ariko kugira ngo mubashe gutsinda iyo kamere no kubasha kuva muri ubwo butware bw'umwijima, ngo nuko mwemera mukayoborwa n'umwuka mw'Abagalatiyango. Haleluya. amena Icyaduha mu gihe cya none ngo itorero ryacu riyoborwe n'umwuka. Icyaduha ngo igihe cya none inzu zacu ziyoborwe n'umwuka. Icyaduha mu gihe cya none ngo buri muntu wacu wese ayoborwe n'umwuka. Kuko iyo tuyobowe n'umwuka tuba turi mu bwami bw'Imana, tuba turi mu bwami bw'umucyo. Ntabwo dushobora gukora imirimo y'umwijima. Icyo gihe tuba dufite ubusabane n'Imana, ngo kuko uwo mwuka ngo niwo uduhuza n'Imana igitondo n'umugoroba. Aravuga ati ndasaba icyo mbingingira nimuri ko uwo mwuka ari ugaza imitima yanyu. Nimumara uwo mwuka namara kubayobora, ngo dore imbuto muzera. yego Iya mbere ngo muzera urukundo. amena Haleluya. Ntushobora kugira urukundo utabihawe n'umwuka wera. Kuko umwuka wera niwo uguheza gukunda bene data. yego Umwuka wera niwo uguheza gukunda itorero. Umwuka wera niwo uguheza gukunda ijuru. Aravuga ngo ni urukundo. Ni urukundo. yego Umwigisha amategeko ngo umunsi umwe yabajije Yesu ngo se itegeko riruta ayandi ni irihe? Yesu aramubwira ngo se uzi usoma iki mu mategeko? Ngo kuko yari ayafite bayagendanaga no ku myenda yabo baranayambaraga. Uravuga ngo ya mbere ngo nugukundisha Imana yawe umutima wawe wose, ngo n'urukundo rwawe rwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ubugingo bwawe bwose.
ati rya kabiri ngo ukunda mugenzi wawe kuko wikunda. Yesu yamubwira ngo ibyo biramaze ni ukuzaja mu ijuru. yego Niba ukunze Imana n'umutima wawe wose hanyuma ugakunda mugenzi wawe ngo n'umutima wawe wose ukamukunda kuko wikunda, ati nuko andi mategeko yose akwiye muri ayo. Icyo kintu ntitwakigeraho yego tudafite umwuka wera, kuko umwuka niwo uduheza kwera urukundo. Imbuto ya kabiri ngo ni ibyishimo. Ntako twakwishima tudafite umwuka w'Imana. Niyo mpamvu usanga umukirisitu ni iyo yapfushije arishima, iyo arwaje arishima, iyo agasa nkaho adafite ibibazo, ngo ariko nuko muri we haba hari ibyishimo, kanezerwa akanyurwa. Ntitwanyurwa tutayobowe n'umwuka wera, ariko umwuka w'Imana arimo ngo tugire ibyishimo. Hanyuma y'ibyo ngo twamare kugira ibyishimo ngo tukagira amahoro. Ntabwo twagira amahoro tutabiheshejwe n'umwuka wera bene data. Ubu hari abatunzi bakomeye bafite amafaranga biteye ubwoba ariko badafite amahoro kuko nta mwuka w'Imana ubarimo. Nta mahoro y'umunyabyaha, Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ntabwo wayabona. Tugira amahoro niyo Yesu Kristo ari muri twebwe. yego Haleluya. haleluya haleluya Ngo uwo mu Kiswahili ngo furaha yetu itabakia ngo ikiwa vyote vingetoweka. amen. Yesu Kristo ari muri twebwe ngo furaha yetu itabakia. Ibyishimo bizagumamo. Ntabwo bizagumamo umwuka w'Imana atari uri muri wowe. Hari umwigisha wigishije aravuga ngo ntitugira amahoro, ntitugira ibyishimo ngo iyo Yesu Kristo ngo ataturimo. yego Aravuga ngo Sulemani ngo yigeze ngo umutima wigeze kumubwira ngo kugira ngo unezerwe, kugira ngo wishime ushaka abagore. Ngo ashaka abagore ageze 100, ngo ageza 500, ngo ageza abagore 1000. Wako umutima ngo rose uramubwira ngo komeza ushake. Aravuga ngo mambo ya ulimwengu ni ubatiri mutupu. nokuri Ariko uwo mwigisha aravuga ngo hari igihe ugira ibyishimo ngo niyo Yesu Kristo yicaye muri we. Kuko yavuze ngo muri twebwe ngo haba gakondo kataza kuzura. Ako gakondo ngo kaba muri twe ngo kicara kavuga ngo ndikaza kanyurwa. Iyo ufite imodoka ngo kakubwira ngo iyo wari ufite 2, iyo ufite inzu ngo karakubwira ngo iyo wari uvugize 2, iyo ugize igicuka kakubwira ngo iyo wari uvugize 20. Ako gakondo ngo ndikaza kuzura. Ngo ariko ngo hagira igihe kaza kuzura ngo niyo Yesu Kristo yicaye mu buzima bwacu. amen amen. Haleluya. haleluya haleluya. Yicaye muri twebwe ngo iyo ufite ikintu nguzunyurwa, iyo utayifite iyo uzaye uranyurwa, iyo utabyaye urishima. Ngo ibyo byose ngo amaganya yagiye kuza muri wewe ngo agasanga Yesu Kristo yicaye muri we ngo ahinduka ibyishimo. Imana ishimwe. Aravuga ngo ni ibyishimo, ni amahoro, n'ukwihangana. Ubu rero bene data twese dukunda ubukristo kimwe kandi twese dukunda kuja mu ijuru kimwe, ariko icyo turushanya mu bukristo ni ukwihangana. yego Ugasanga ikigaragazo cyakugeraho kuva wapi ubundi cyamugeraho iyo agakomera akamenya ngo ibi ngibi nabyo bizashira. yego agakomera akihangana kugira ngo agere ku ntego ye. Aravuga ngo hanyuma kwihangana ngo ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ngo ni ukugwa neza, ni ukwirinda. yego bimeze bityo ndababwira ukuri nta mategeko abihanye. Haleluya. amen amen. Avuga ngo Pawulo aravuga ngo mwere izo mbuto, kugira ngo mwere izo mbuto nuko mwemera umwuka w'Imana akabayobora, umwuka w'ukuri akaba muri mwebwe akabayobora. Haleluya. haleluya. Bene data mureke uwo mwuka w'ukuri atuyobore. Kuko ngo ku murongo wa 25 haravuga ngo nimba mubeshwaho n'umwuka
nimba tubeshwaho n'umwuka tuje tuyoborwa nawo. Yego. Haleluya. Amen. Tubeshwaho n'umwuka tuvuga ngo dufite umwuka ariko tutayoborwa nawo. Ariko ngo nimba tubeshwaho n'umwuka ngo ni muri kutuyobore. Yego. Niba tuzobasha gutsinda iyi si. Ukuri. Niba tuzobasha gutsinda iyi kamere. Ngaza kiriho muri itorero rya none. Itorero rya none hari umwanditsi wanditse aravuga ngo itorero ry'imperuka ngo rimeze nk'uruvu rimeze nk'anyakabutabi. Yego. Ngo rifite ishusho. Rifite ishusho. Rigenda rihindagurika. Kandi uwo mwanditsi aravuga ngo iryo torero ngo ryigisha Yesu Kristo ngo ariko ritamufite mu buzima bwabo. Yego. Yego. Ngo ryigisha kuja mu ijuru ngo ariko ritigisha kwihana. Ngo rigenda rirenga hejuru y'ukuri ngo ryishakiriza abantu bashaka. Ukuri. Ariko Pawulo aravuga ngo bene da kurongo muri. Haleluya. Muri kumuka w'Imana. Imana ishimwe. Amen. Umwuka w'Imana mureka abayobore. Wano mutazaba yandikiye abiroma. Haleluya. Haleluya. Abangikanya kamere n'umwuka. Hanyuma abakurikiza umwuka dore ko bazamera. Paulo yandikiye abaroma kugiki sinzi ko tukiri kumwe. Komeza. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo yandikiye abaroma kugice abakurikiza kamere y'umubiri ngo bita ngo kuby'umubiri na abakurikiza iby'umwuka ngo nabo bita kuby'umwuka. Haleluya. Amen. Kuko iyo dukurikije kamere y'umubiri ngo tuba dukora iby'umubiri ibyo rero tuba mu by'umwijima ngo ariko ngo iyo dukurikiza iby'umwuka ngo tuba twita ku by'umwuka dutegeka. Aravuga ngo umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Amen. Ngo umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana. Kuko utumvira amategeko y'Imana ngo ndetse ntushobora kubyumvira ntushobora kumvira rwose. Aravuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Imana itubabarire. Yego. Abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Nukuvuga ko iyo umwuka atatuyoboye kamere irayobora kandi iyo kamere iyoboye tuba turi mu butware bw'umwijima. Yego. Ku murongo wa 9 aravuga ngo ariko mwebwe ntimukiri aba kamere ahubwo muri ab'umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwebwe. Haleluya. Haleluya. Niba umwuka w'Imana aba muri mwe ubwo muri ab'umwuka. Niba umwuka w'Imana aba muri mwe ubwo muri ab'umwuka. Imana yacu idufashe rwose. Amen. Imana yacu itugire neza. Amen. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Uko niko kuri Kristo. Kandi niko kuri Imana. Nimba tudafite umwuka w'Imana, nimba tutayoborwa umwuka w'Imana, ntituraba Kristo. Uko abakristo bose bayoborwa n'umwuka kuko Yesu ariko yatubwiye ngo uwo mwuka ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Aravuga ngo niba Kristo aba muri mwe ngo nubwo umubiri ubupfuye uzize ibyaha umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. Amen. Haleluya. Amen. Ariko umwuka uyazuye Yesu Haleluya. aba muri mwe
iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwebwe. Nta kindi cyadufasha, nta kindi cyatuma dushobora urugendo bene data duhazugana mu ijuru nuko tureka tukayoborwa n'umwuka, kuko umwuka ngazatuyobora mu kuri kose. Amen. Aravuga ngo nuko rero bene data turi mu mwenda. Amen. Nuko Pawulo yandikiye Abiroma aravuga ngo nuko bene data ku murongo wa 12 w'ico gice cya 8, nuko rero bene data turi mu mwenda, ngo ariko mwenda turi mu suwa kamere y'imibiri. Haleluya. Suwa kamere y'imibiri bene data, uko hari abantu bafite imyenda ya kamere n'ibicika byaracitse, amarandevu byaracitse n'ibindi, ariko baravuga ngo twebwe umwenda dufite suwa kamere, dufite umwenda w'umwuka. Haleluya. Ntabwo dufite umwenda wa kamere y'umubiri bene data. Niko Pawulo yanditse. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri, nuko Pawulo ngo niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri n'ukuri muzapfa. Amen. Niko Pawulo avuze ngo niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Ngo ariko niba mwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Haleluya. 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 Imana ishimwe rwose, Imana iduhumbishe bene data. Amen. Nimba dukurikiza ibya kamere tuzapfa, ngo ariko niba twicisha ingeso za kamere tukazisha umwuka turiho tuzarama iteka ryose. Haleluya. Tuzabaho iteka ryose. Nimba ingeso zacu tuzicisha umwuka bene data, nimba ibyifuzo byacu n'imigambi yacu tubyicisha umwuka, tuzaramba turiho ku bwa Yesu Kristo kandi tuzabaho iteka ryose. Haleluya. Amen. Kwa murongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose abo nibo bana b'Imana. Nibo bana b'Imana. Haleluya. Amen. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nta exception, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose abo ni abana b'Imana bene data. Haleluya. Ntabwo tuvuga amagambo yo kuryogora, ntabwo tuba abakristo ngo ni igipindi cyo gutera abantu. Oya, tuba abakristo kuko dufite intego yo kuja mu ijuru. Haleluya. Kandi niba dufite intego yo kuja mu ijuru tuyoborwe n'umwuka. Haleluya. 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 Pawulo aravuze ngo umva ku 14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose Nibo bana abo nibo bana b'Imana. Haleluya. Haleluya. Pawulo aratubwiye ngo bene data, nshuti zanje, bakundwa bavandimwe, nimureke muyoborwe n'umwuka. Reka twabivukanye k'abagabo k'abangahe bayobowe n'umwuka, twumva akamaro ko kuyoborwa n'umwuka nitumara tubahereza umwanya bene data wo gutekereza kuri ibi byabo. Haleluya. 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 Ese twabaye ko baganira kuri Yosefu. Nibuka igihe Revera Mutabazi yatwigisha imigisha Yosefu yahaye abana be. Akazagenda asobanura ico bivuga. Nageze ndatekereza ko abantu ko turumva igituma abantu bashobora kugera ku migisha myiza. Yageze kuri Yosefu avuga impamvu, Yakobo avuga impamvu agiye kumuhisha iyo migisha irute ya bene se. Avuga impamvu. Ariko dukurikije ijambo ry'Imana nuko tuzasanga ngo Yosefu mu buzima bwe bwose ngo yayoborwaga n'umwuka. Amen. Haleluya. Haleluya. Agakora ibyo umwuka ushaka. Kandi iyo dukora ibyo tuyobora n'umwuka dukora ibyo Imana ishaka. Amen. Yosefu yagize mu bikomeye abitewe na bene se. Ariko aho tuvuga bukeya ngo umunsi bene se bazaga nyuma yuko ngo yaramaze kuba umuntu ukomeye, Biblia ivuga ngo aliwaona wakiwa kwa mbali na akawasamehe kabla hawajaomba msamaha. Kabisa kabisa. Haleluya. Yarababonye ngo yamayumva yuko ngo urukundo rumuzamura, ngo ruramuzamukana, ngo urukundo rurengera ngo ibibi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Ngo rurabitwikira rukabimaraho. Iyo ukunda umuntu iyo akoze icyaha nubwo yakitumye kuko umukunda uvuga ngo yatabutswe. Ariko iyo udakunda umuntu nubwo yatabutswe uzivuga ngo niko asanzwe. Ariko ngo Yosefu ngo aravuga ngo ibi byose ngo umwuka w'Imana uramubwira ngo babarira bene so ngo intego ngo kwari kugira ngo muri iki gihe uzabayobora. Haleluya. Amen.
ngo bamare gushika nyuma y'amagambo menshi murayazi yo isore murayizi ngo Yosefu arababwira ngo uyu muvugana ngo ni murumuna wanyu Yosefu uryo mwagurishije ngo abantu barajugumu ngo arabwe ngo ni nk'umuri ntimugire ubwoba n'ibi ngo bituruka n'Imana yabishatse kugira ngo muri iki gihe nk'iki ngo uzapfa abantu. Amen. Ngo arababwira ngo ni mugende ariko dataracahari atarahari mugere mubwire ngo Yosefu arahari kandi aragushaka ariko nimugere mu nzira timusubiranemo timutane himfana ngo niwe wabizanye niwe wabigize gute ngo arababwira ngumva mugende mubwire so ngo hari ikintu cabagoye ngo bagowe n'ijambo ryo kuvuga ngo se ko twabwiye data ngo Yosefu yarapfuye kandi tukazana ikanzu ryiwe twarisize amaraso tukamubwira ngo Yosefu ngo sizi niba Yosefu n'ubu data yafanyaga afite agahinda ka Yosefu none ni gute ninde ubasha gusa kumubwira ngo Yosefu arahari ariko ninde ubasha gusa kumubwira ngo Yosefu arahari ngo icyo kintu kirabanyeganyeza. Haleluya. Umugara bataho nitutamubwiraga Yosefu garano na arahari kandi ga inzara irahari ngo bashike ngo baravuga ngo reka tukubwire ukuri. Amen. Ukuduturanye reka tukubwire ukuri. Amen. Turi abagome. Yosefu arahari kandi nitwe twaramurgurushije. Muvuze iki ati Yosefu arahari? Umunsi ngo Yakobo yahuye na Yosefu yaravuze ngo ndanezerewe Imana nushaka usezerere. Amen. Amen. Kuko se kubona Yosefu nuko umva bene data icyatumye ngo Yosefu arenga kuri ibyo bintu ngo nuko muri we yarayoboye n'umwuka wera. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Bari umugabo witwa Mose. Mose ngo yari umugabo wakuze mu gihe gikomeye cya Faraho utaruzi Yosefu ngo yaratesheje ubwoko bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Ariko nyuma ngo yo gukuza amaboko akomeye ubwoko bw'Imana muri Egiputa ngo Imana ibwira Mose ati warize rwose imyaka 40 wawe wiga ngo histoire yose ngo ibikije kuko yose nigubikije warayize ariko nturaba umugabo ngo bituma ngo imuteza ibyago arahunga aje Midiani ngo ashike ngo marandi y'imyaka 40 ngo yarabaye umwungeri ngo yikorera inyako namwe murabizi mwana utekeze iyo mwamwimuka ngo inkinyana yavuze cyangwa ikimase kundikiza kigenda kikugangira ngo abumwungeri ngo aja mungo arakuka aragira intama izintebyi izirwayi izibirara izazimiye ngo abikora indi myaka 40 ngo amara kugeza kuri myaka ngo Imana iramubwira ngo ugeze mu rugero rukwiye rwo kuba umwungeri ushobora kuboko bw'Imana. Ariko twashatse kuvuga naho umunsi ngo agenda ku musozi amara y'amisi 40 abandi gutyo ngo Abisirayeli babwira Aroni bati wa mugabo gandi tuzi ko byagenze turemera indi Mana. Aroni ngo acura ikimasa ngo gucura ikimasa ngo abantu barakipfukamira ngo Imana ibwira Mose ngo babantu bawe tashitse abantu bawe dorgo iyo mvuze kandi umuhogo uzufatana kubera nyine ikibazo witonde nta kibazo. aravuga ngo yewe Mose babantu bawe iyo turi mu mwuka w'Imana Imana itwitirira abantu Imana tubayoboye mu kuri. Haleluya. Ati babantu bawe byacitse Mose ngo aramanuka ngo amare gushika usanga ibintu byacitse ibintu byakomeye kandi Imana iramubwira Mose burabwo ngiye kuburimbura. Yego. Ngo nimara kuburimbura ngo we ngubwire ubwoko bukomeye. Amen. Ariko usomye mu gitabo cyo kuva ibice 32 uhere ku murongo wa 14 ukagenda byenda ukageza ku 14. Haleluya. Haleluya. Isiri hagati y'abantu n'Imana. Ngo abantu ngo abatera umugongo ngo yerekera Imana atega amaboko. Haleluya. Hanyuma twavuze ari bw'Imana ngo abwira Imana
Mhm. usomye amagambo azatera nk'ubwoba. Mm. Bibiliya Connection kiracika iwe. Bibiliya yebi reka ibyo bitekerezo byawe biwamana, reka nubwo burakari tingikunda ubwo ko ntiburimbura. Ariko Bibiliya y'igiswahili izivuga ngo Mhm. Mose yabwiye Kali ngo aravuga ngo ugaili uovu huo juu ya watu wako. Mhm. Gaya suzugura. Mhm. Amen. Wihana ubwo bubi ugiye gukorera ubwoko bw'Imana. Mm. Nubabarire. Uri umunyembabazi. Mm. Kandi Mose cyatumye ahangara Imana ngo nuko umwuka w'Imana wari umuyobozi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Umushira ijambo mu kanwa bwira Imana gutyo. Imana ngo irahagarara. Mm. Ariko umunsi umwe ngo Miriam na Aroni ngo bigeze kumunegura. Mhm. Ubwira Mose ati bakubwira muje kwihema mu muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mm. Irabura ngumva Miriam umva na Aroni. Abandi ndoshobora kubiyereka mu nzozi. Mm. Nabiyereka mwiyerekwa ngo ariko umukozi banje Mose ngo tuzatuvugana kanwa nakandi. Ego, ego, ego. Hallelujah. Amen. Tuzakuganira duhanganye. Mm. Muririnde. Mm. Bene data biradukwiriye ngo tuyoborwe n'umwuka w'Imana. Hallelujah, hallelujah. Usomye mu gitabo cya Daniyeli Ego, ibice ego. bitanu ku murongo wa 14. Mm. Hari ukuntu ngo umwami Belisasari munsi ngo yima ingoma ngo yahamagaje ngo abakuru n'ishoreke ziwe ngo hanyuma aravuga ngo muzane bya bikombe ngo birya data yanyaze ngo kandi ngo amara kabitinya ntabikoreshe mu bizana tubinywesha inzoga. Mm. Bibiliya ivuga ngo bagisuka inzoga mu bikombe by'Uwiteka. Mhm. ngo umwami ngo abona akaganza kandi kahejuru ye. Mm. Akanifuri akaganza k'intoki kadafite umuntu kadafite n'ukuboko. Mm. Kandi bivuga ngo gatungana ku itara ry'umwami ngo umwami abibone neza. Ego, ego. Ngo karandika. Mhm. Kariko ngo menemene tekeru farisini. Mm. Karahagarara. Mhm. Ngo umwami arajubangana. Ngo akagufa arajubangana. Ngo warakanyaza ngo arasusa. Ngo aravuga murebe ibyanditswe. Ngo bazana abanyabwenge n'abakonikoni n'abahanga ngo birabananira. Imvugo y'Imana n'inyandiko z'Imana tizazisobanurwa n'utuyuzuye umwuka wayo. Mhm. Hallelujah. Amen, amen. Ntibikunda ntibishoboka. Mm. Hanyuma ngo nyina aramubwira ati nyamara mu bwami bwa so hariho umuntu uzihishura ibyahishwe. Atuye yitwa Daniyeli. Ngo aragenda aja kumuzana. Ehe. Wamanutse ngo Belisasari aramubwira ngo numvishe bakuvugaho. Mhm. Hallelujah. Amen. Bari mu kukuvugaho iki bene data? Bari mu kukuvugaho iki? Mu buzima bwawe abandi bari mu kukuvugaho iki? Ariko numvishe bakuvugaho kubaho umwuka w'Imana. Ego, ego. Rero ngo ibihishwe ngo biza bigaragazwa n'Imana yonyine. Ngo aramusobanurira Imana ngo yagupimye ngo irakugaya kuko ngo yamaze kubara imyaka yawe irasubira bara irakupima ngo irakugaya ngo amubwira uburyo ngo ise Nebukadinezari yubasha Imana. Wewe dore byakoze Imana iravuze ngo imyaka yawe ishizeho iherezo ngo mbese sasa aravuga ngo nubwo mfuye ariko biramaze kuko mfuye menye ibyo Imana ishaka kuvuga. Bene data ijambo ry'Imana ribagirire neza. Asante. Pawulo yavuze ngo ndabinginga ngo muyoborwe n'umwuka. Uwo mwuka w'Imana naba muri mwebwe niyo mutazashobora. Yesu yavuze ngo ibyishusho kubabwira nti mubyihanganira ariko umwuka w'Imana naza ngo azabayobora mu kuri kose. Hallelujah. Umwuka w'ukuri naza. Mufate amajambo bene data umwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri naza ngo azabayobora mu kuri kose.
twifuza umwuka w'Imana. Haleluya. Imana ikuzuza umwuka wayo. Asante. Abari muri Amerika n'abari mu Buraya, abari muri Afrika n'abari muri Australia, Imana yacu nibayese umugisha. Umwuka w'Imana abuzure kandi twese tuzaje mu ijuru. Haleluya. Amen. Imana ikumugisha. Murakoze.